amatage n'amatindi nkumburwa, burya ko kw'iby'isi biraruhije, iyo ataza kuba amatage nkumburwa, tuba turi kumwe n'ababyeyi, tuba turi kumwe n'abavandimwe. Byagenze gute ko mbona n'inyoni itamba? Bariya ni bande? Bariya ni bande mbona baryamye? Mama, mama, papa, mama. Mpagaze mu matongo y'ahari iwacu, mpamagaye mbura unyitaba, neye mbura unyikiriza. Kuvuga umutima wanjye wuzurwa n'agahinda, ishavu riwigarurira wose. Ndibaza ni muri he? Ko mbona inka zigeze mu mataha n'amasaha yo gutarama akabashyitsi. Ubu muri he? Ubu ndataramana nande? N'ubu ndibaza muri he? Ese mwazize iki? Ese mwari ibigande mugandira umuremyi, mwacumuye kuri mwuka nimwicuza, cyangwa mwari abembe bacumbishana i Rwanda? Oya ariko reka no kubabaza ibyo nibagiwe nsanzwe mbizi. Gusa nimundenganya nanjye sinjye, ubu mbabwira nararindadiye. Umutima n'ubwenge byo byababonye mutanze bibataha inyuma. Ubu nahindutse nk'igishushushungu. Dore nabyo mbyibukijwe n'iyi muvumu ndeba basogoteyeho Yuriyana, mbirebesha amaso nihishe mu masaka. Mwagiye tukibakeneye, muzize uko mwavutse, mwazize uko Uwiteka yabaremye, mwazize imirimo yabahangiye, ni ukuri mwazize uko yababumbye. Ndibuka u Rwanda rwo hambere rwaziraga umwaga rwose, abarwo bahuje, bataramana, bagabirana, yewe banashyingirana. Rwari rusendereye amata ndetse n'abarwo baboneye. Gusa ntibyatinze, urwari rw'umwe ruhinduka urw'amacakubiri, sanikurwa n'amaraso. Tariki 7 Mata, u Rwanda rwuzura imiborogo, imivu y'amaraso itemba bugezi kandi batatewe n'ishyanga ry'ababisha, ahubwo ari bo ubwabo bamarana, yewe n'abashyingiranye badasiganye. Ndibuka ya minsi y'amatage, imiborogo irenga impinga, imihini yaturutse impande zose, imirezi itwariwe mu kirere, interahamwe zasizoye, boshya abarwayi b'ibisazi, ari umukecuru ari umwana, ari umusaza ari uruhinja, zisogota nta mbabazi, zarahiye kudasiga n'uko bari inkuru. Izo nzirakarengane ziricwa biratinda, abateranirizwaga kunguka ubumenyi bateranirizwa kunguka ubugome. Impinja mu masekuru zirasekurwa, izindi zisekuzwa ibikuta. Ababyeyi batwite inda bazibavukisha imburagihe, amaguru arasongorwa busongo boshya imihembezo. Abatutsi bagaburirwa Nyabarongo n'ibiyaga, abasigaye ngo n'inkongoro n'izirira. Ahari ubanza birema ataragitaha i Rwanda. Irya minsi mitindi nimba mu bwonko, kuko yagiraga amasaha akabije kuba menshi, gasumbya yandi icuraburindi. Aho ijoro yayo yagira ngo aracuna agahenge, mwene Gatutsi arambika umusaya mu kigunda, aya manywa akayahinda ubutitsa, nuko ijoro rikeyuka mu kanya nk'ako guhumbya, bagakanguka bisanga mu mihoro n'imihini yameruka yabasohoreyeho. Ndibuka mama atakira batamwumva, ati basi mundekere ikibondo cyanjye njye nemeye kuba imva, ariko biba kuvomerera mu Kivu, basogotwa bombi icyarimwe, babica ubwashinyagura. Ariko bene Imana ishyano riragwira koko. Umuntu kwitwa kimashini akumva ni ishema, kugaburira Nyabarongo idahaga ikiremwa muntu akumva anyuzwe nabyo. Abamuzimaniye inzara imwica, bakamucira isatsi agasinzira. Utwana twamuvomeye amazi, tukamutahiriza udukwi, ibyo byose akabirenga ngo icyo bakwiye ni ukwiturwa inkota, akabica ubw'agashinyaguro. Uyu si umutima bene Imana, njye numva ubundi wakabaye utuza, utazasubira gutera ukundi. Ariko humura Rwanda, ndi ishami ryashibutse nimuzazima ndahari, kuko mu mitima yacu twabaremeye indaro. Guma bihumbi muzahora mu mitima yacu iteka, kandi ikivi cyanyu tuzacyusa. Tuzahora tubibuka, kuko kwibuka sinzika abanyarwanda. Kwibuka ni uguha agaciro abacu bazize uko baremwe. Kwibuka ni uguha agaciro abacu tutigeze tumenya, kandi kwibuka ni uguha agaciro amaraso y'abacu yamenwe bunyamaswa. Gusa nyuma y'ayo magi yose, ndashimira leta yacu y'ubumwe iyo yongeye kuduhindura umwe. Ubu ibyiza byeze hose, uburezi ni kuri bose, uburinganire muri byose, imisa n'imisanga ari iya twese. Imihigo ihereye mu miryango, kuyesa bikaba uko bukeye, gahunda ya Ndi Umunyarwanda irimakazwa. Nuko rero mwese nimunkundire mbungura inama, turandure icyo dupfa, bagarire icyo dupfana. Rwanda gakondo umugongo ubumetse mubyeyi wumvyiruye, mfite umwenda ngugomba nkurinda Rwanda. Ubumwe bwacu nk'abanyarwanda bwarapfuye rimwe risa, ntibyasubira mba nkuroga. Nzaburinda, uwo ni umwenda ndarahiye. Umwenda wanjye ni uburinzi, umwenda wanjye ni ubumwe, n'umugambi wo gusenyera umugozi umwe bizatugeza ku iterambere rirambye. Ndashimira cyane Inkotanyi, mu buzima bw'Abanyarwanda,
mwitanze nta kwizigama, amagara yanyu mwayahaze, inzara n'inyota bibabagamara, murwana n'abijusi ibyanyu. Gusa kudohoka byo si ibyanyu, mwararwanye kugeza u Rwanda murubohoye, mwunamura icumu, abatikizwaga barakira. Ndashimira cyane kandi Nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame, we watwamuriye mu moko, akatwunga tukaguma, akongera kuduhindura umwe. Ubutunzi dutunze ni ubumwe, hagiye ubukoma twakuma, tuburinze twasagamba. We nkundira ubanire neza umuturanyi wawe muturanye, mutabarane nimuterwa, munasangire nimubaga, ubumwe nubwo wumva. Ubundi jye ndindira aha, wowe urindira aho, warindiriwe. U Rwanda rwacu turwambikiwe umwe turukwize. Naho niba ukiri mu moko, muri iki kinyejana cyihuta, wowe n'uri inyuma ahubwo uri inyuma y'inyuma. Twibuke twiyubaka.